yose yari intwari yagiye atuma abongereza barara amajoro badasinziriye paka ku mwuka wa nyuma. Ibigwi byacu n'amateka yacu ndetse n'ibituranga bisa nkaho bigarukiye muri uyu mujyi. Gasasi uyu mukobwa asa nk'ukomoka ibwami ariko no mugabo bari kuganira muri 75 we iwabo nibo bayoboye. Nukuvuga ngo icyo iwabo bayoboye muri bayoboye igihugu. Uyu mukobwa iwabo ni ibwami, uyu mukobwa ni igikomangoma. Kumwe nyine usanga ubwami buriho nyine babugubaha ariko butakiyoboye gakora mu Bwongereza umuntu arabayoboye ubwami nabwo buraho kwizina. 75 hashize imyaka 2 byagenze bite? Gusohoka inkuru uvuga ko Gatanjari Devi yafunzwe. Gatanjari Devi ni wa mukobwa twabonye. Nicyo kintu cya mbere umuntu abura iyo habaye ikibazo nk'iki gikomeye mu gihugu. Cyagiye ibintu byose biba byakomeye, urwikiye ko ari rw'inshuro cyangwa ko n'intambara ishobora kuba yaba hahandi nyine umuntu wese n'igikomerezwa n'umuyobozi nyine hari yabwiye ati nawe twaguketse ngo n'uburi yishene niko bigenda. Sasa nibyo ari gusobanura ati wa mugabo we nubwo uriya mukobwa byitwa ngo afite imbaraga ariko ikibazo kiri mu gihugu nawe yabuze imbaraga ubu yafungwa. Adresse zaho utuye usasa umusore yabandikiye agapapuro kariho amazina ye, adresse ntacyo zamarira ntacyo zisobanuye. Utuye nakubayeho mbayeho ubuzima nk'ubw'umwami, mbayeho ubuzima nk'ubw'umwami n'injuke. Ati ubuzima bumara iminsi ndagira ngo mve amagambo y'umusore abwira Fandi atafandi ubuzima ngiye barako bumara iminsi ne ubuzima bwanjye. Wumvisha umusore ukuntu abayeho ubuzima, umusore yumva ko ubuzima ngo bumara iminsi ne kandi umunsi wose abonye yumva ko uwo munsi ari wo munsi wa kane nyine no munsi wa nyuma bafite ku isi. We mbega abaho umunsi azikari wo munsi wa nyuma sigaranye ku isi. Nimba byutse aryamye akabyuka mu gitondo avuga ati uyu ni wo munsi wa nyuma mfite ku isi, mbega yitwara nkaho nubundi aziko ntakurama kudapfa. Urumva ntago umuntu nk'uwo nubundi uvuga ati uyu munsi se kero munsi wa nyuma mfite ku isi ntago waza umutera ubwoba. Aho gatungurwa yabonye bukeye tu kuko ubundi we yariyebye siko buri munsi ari wo wa nyuma. Akoze mwinkoraho umva ikigori ngo mwa polisi mwe nagira utinyuka kunkoraho ntago mba nza ahantu mwakoze simba nzamo mwasuhuje nimba mwana karabye hakugera rero mu nkubite komangoma kazi papa amaze gupfa umukobwa wese abo mwamikazi Gitanjari Devi bakibwira umusore Bawani Singh ati Gitanjari Devi nafungiye muri igereza umusore byo atangiye kwita yibuka so wakoze ariko jureka abanzi baye bakora amakosa. Iyo nanze isezerano n'ubuzima ni ibintu mba numva bigenirana hamwe. Mbega umusore yizera ko umuntu wishe isezerano nako mbega kugira ngo yice isezerano yatanga n'ubuzima. Nta mwanzi n'umwe utashobora gutsinda abasirikare mu gihe twaba turi bane rwose. Kibonye umukobwa gitangira kwirata kari intwari. Nitutabona izo zabu ntago turi businzire. Zazi kuri cyabanye umukobwa yageze cyane gifite ubwo kivuga zabu zatumarira iki twapfuye utwo 50 mushaka kumemba twamara iki gifite ubwo kibonye umukobwa yageze oya tutabunye zahabu rwose nta nubwo twasinzira turi bane ntacyo tutakora. Kigira gutekereza nimba narihanganiye umugore wanjye imyaka yose tubanye n'ukuntu yari ateye ibibazo gusa n'ibibazo byo guhangana n'abasirikare nabinyuramo. Numva rusaza nimba umugore wanjye naramwihanganiye imyaka tukabana n'ibibazo neza n'abasirikare nahangana nabo nta kibazo. Sasa bagusubiza inyuma kugira ngo umenye ahantu uriya mwamikazi aziranye na Seheri. Ese baziranye he? Wibuka dutangira filmu uyu mukobwa ikigabo cy'ikiyobozi kikamutesha umutwe umukobwa yaraso ni nko kuryama ku gitanda cyuzuye amara turabyo twiroza twuziho nanone n'amahwa. Ese nta n'umuntu nayambira ntago wakwiyambira wataye umutwe. Umuntu naririra ku rutugu rwe aya magambo uyu mukobwa yigeze no kuyabwira uriya bodyguard we Bafani Singh amutera impuhwe bituma Bafana avuga ati nzagukorera icyo ushaka cyose. None aya magambo uyu mukobwa ntago ari Bafani wenyine yabwiye nta muntu n'umwe mfite kandi ubwo afite Bafani niko yajyaga amubwira ngo afite Bafani. None ayabwiye na wa mwafana nta muntu n'umwe mfite ubusa nakora umuntu azajya nishingikiriza. Ndise urukundo rwaba rumaze iki mu gihe ubayeho utekanye nta kibazo na kimwe uhuriyemo narwo urwo ntago rwaba ari urukundo. Na musore atangira kwibuka umunsi yari yajyanye n'umwamikazi bagiye gusura agaturage atangiye kwibuka uriya mukobwa bakundana ni muntu ki twebonye uriya mukobwa ntaga mukunda amufata nka bodyguard nk'igipagasi cyo kirakoresha gusa oroshye kuza uvuga amagambo meza igifu cyuzuye. Yumvisha umuturage ari kuri hasi ati wa mwamikazi impamvu uri kuza umbwira utugambo twiza unyereka ko nkunda nk'umuturage wawe nuko igifu cyawe cyuzuye gihaze. Iyo umuntu ahaze kuvuga neza ntago byamunanira. None se ari wumva mvuga nabi umwamikazi rero niko bimeze yayo ndagira ngo umve amagambo y'umukobwa. Icyo gihe ntacyo umuntu abatakubwiye umuntu akubwiye ati nta muntu uzi isura yanjye yanyaye bivuze ngo imbere y'abana bayigize umwana mwiza ariko yakubwiye ati iriya siyo sura yanjye yanyaye ubwo hari indi sura na wazimbi yifiteho wenda cyangwa se nziza kurushiyo. Vuga ati umusheri wanjye umbwira ngo afite ukuntu yiyizi nta wundi ukumuzi afite ukuntu abaturage abiyereka afite n'ukuntu yiyereka abajama be uyu ni muntu nyabaki mwabagenga nta nubwo mwabasha kwifungura. DJ kuramo pose ariko wagisaza buri munsi urambwira ngo sindi ngenyine ngo singanye nekereza ko ndi ngenyine bundi ubushaka kumbwira iki nsobanura ubushaka kuvuga iki ibindi bigoryi nka miliyoni bimeze nkawe by'ibihehesi kw'isi nkawe
Icyo mba nshaka kubwira ati hari ibindi bigoryi nkawe bisaga miliyoni biri ku isi.